Guys, ndagushimiye wowe ukomeje kureba iyi video kandi wakoze subscribe kuri channel yacu ya Tuteke King. Nkuko bisanzwe ni platform cyangwa se naga platform kari gutanga amafaranga, wowe uri gukerensa nturi kugakora, uri kubona ko urabona yuko ngewe amafaranga maze kuyakira. Urabona neza cyane aka kanya. Urabona ko hashize iminota ine amafaranga gamaze kongeraho 3,400. Urabibona 3,455. Ngiye kukwereka uburyo ko platform wagakoresha nawe gatangira kwinjiramo amafaranga kandi kari gukora neza 100% amafaranga ntari gutinda, kari kuyihuta. Kandi guys, ngira ngo urabona neza cyane yuko aya ni amafaranga maze kubikora mu kanya, ngo urabona yuko amafaranga naya ngaya. Urabona ko byari biri processing, ariko ninza hano kureba iyi niyo history yanjye ya withdraw. Iyi niyo history yanjye ya withdraw. Ngo ngaho nawe reba amafaranga yose guys. Anga ni aya nimbikuye mu kanya. Urabona ko hari saa 6 uyu munsi tariki 10. Iyi business iraryoshe kandi maze igihe irimo gukura neza rwose. Uri kubona gifite igihe kirekire. Reba aya yose ni amafaranga nagiye nkuramo kandi nkayakira. Reba yose aya ni amafaranga nagiye nkuramo. Urabona yuko iyi business rwose irizewe cyane kandi kubikura ntago biri kumara iminota 5 amafaranga yawe atari yakugera. Rero nakarusho iyi business ukimara kwandikisha uhita uhabwa 3,000 uhita uyahabwa kandi ukahita unayabikura ako kanya. Reba total y'amafaranga maze kubikuramo guys 49,600. Umva ayo mafaranga yose hafi 50 ngiye gukuramo mu minsi zitarenze iminsi 5. Amafaranga yose niyo ndi gukuramo guys. None ngiye gukoreka ibisabwa kugira ngo iyi business uyitangire. Ntago ari ibintu byinshi bisabwa, wowe nukuza ukagura product. Uraza kugura product muri izi ngizi ushaka. Urabona iyo umaze kugura product, urabona ngewe naguze product y'ibihumbi 6. Urabona ngewe rwose naguze product y'ingiyi y'ibihumbi 6, ariko urabona yuko maze kugaruzamo 12,000. Kumva igishoro cyanjye maze kugikuba kabiri aho ninjiriyemo muri product. Harimo ama product menshi, gusa wowe reba nyi product ya 12 kajya ubikura 2 bya buri munsi, ukajuhabwa 2,500 bya buri munsi. Urabona ni ya 24 nawe uramutse bifite nk'igishoro wagura VIP ya 3, ukahita ubikura 5 bya buri munsi mu minsi ngayawe uba wayagaruye. Urabona yuko ngewe naya ngaya nashoye. Urabona ninzanga kuri product yanjye kugira ngo nkwereke. Urabona yuko ngewe product yanjye ni iyi ngiyi ya 6. Tore urabona niyo nayiguze 6 ku munsi bampa 2 kandi kubikura minimum ni 3,000. Urabona yuko maze kwakira mu 12 mu minsi 10 sigaje iminsi 140 nkibikura. Karamutse katagiye vuba aka platform nawe wagakora pe. Aka platform wagakora kari gutanga amafaranga ku buryo bwinshi bigiye butandukanye. Wowe icyo usabwa no kubitsaho ibihumbi 6. Iyo ubikije munsi ya 6 amafaranga yawe nagagera kuri iyi platform. Nene iyo ugiye kubituza hano kuri recharge, uhitamo dore izi ni product zirimo y'ibihumbi 6, 12, 24, 48. Uhitamo iyo ushaka, ugahitamo nk'iya 6 kaza ukahita ukanda confirm. Iyo umaze gukanda confirm bahita baguhereza uburyo bwo kwishura. Ndaguhereza uburyo bwo kwishura. Ahangaha ushiramo nimero yawe urakoresha ugiye kwishura ya product. Nze mbikwereke. Urabona ahangaha nshize mu nimero yanjye ndetse nkanda hano kuri confirm. Urahita uzuga kanda hano kuri confirm. Umaze guhitamo niba ari Airtel cyangwa MTN ukahitamo iyo urakoresha, ukahita uzuga kanda confirm. Ushiramo nimero urakoresha uri kohereza amafaranga kugira ngo dispose yawe itaza kuyobora. Urabona yuko nimero urohereza ni iyi ngiyi. Urabona ko 6 turashyiraho irasubiza isa rubayiza. Iryo niryo zina, hanyuma ukaja kohereza amafaranga. Iyo umaze kuyohereza uhita uza ugakanda hano kuri refresh. Utegereza iminota 2 cyangwa iminota 10 amafaranga yawe aba yamaze
kugera. Noneho iyo gataje uhita uza ugakanda hano kuri payment delayed click. Ahangaha iyo uhakiritse uhita ushyiramo wallet nimero yawe ya telefone, amafaranga wohereje, ugahita ushyiramo screenshot, ubundi ugakanda submit. Urategereza akanya gatoya ahita aza. Iyo gatahise gajana uhita ugakanda ahangaha ukabiripotinga yuko amafaranga atakugezeho. Guys, ni aka platform ubwo buryo kari gukora. Noneho automatically buri masaha 24 iranyungu wabonye buri munsi igenda ijyanaho. Kubikura minimum ni 3 kugira ngo murabibona. N'inzoka zamura hano hejuru urabona yuko minimum withdraw ari 3,000. Nubwo buryo aka platform kari gukoramo, nawe kagerageze urebe yuko wakuramo amafaranga yawe. Noneho iyo uramutse ugize ikibazo uraza ukajoininga groupe zabo. Urabona ubituza hano ugakanda kuri help, ukaza ukashakamo dore iyi ni Telegram service. Iyo wakaze tugira mu Telegram kandika umuntu groupe yabo na channel yabo. Ubwo buryo aka platform kari gukoramo ni gashya, kandi nawe wagakora nta kari kamara iminsi myinshi. Wagakora ugutangire kuri 6 byawe, ubundi ugatangira kwinjiza amafaranga ya buri munsi.